sigaye warabakaye we nabaye inzobe cyane ntabwo ari cyane ntabwo ujya wireba bireba si ubwo urumva waho utireba uri uwanyereka papa ariko gutera byari byiza cyane nta n'agafoto kawe foto zambwira zikwereka uzinyereka madamu umeze ute se umeze neza ndabona n'umuhungu wawe mwishimye siga mumeranye neza mwari mumeze neza ariko kuri kugenda uba mwiza ntabwo nisondetse kabisa kirajyanye cyane umeze bite se meze neza ibyishimo byose ariko se kenge ari mu gikari niko David we wajya ukamuhamagara kuri yasakaza hano igitekerezo nari nagize nashakaga ko uriya mukobwa wacu twamushyingira byiza ndashaka kumushakira umugabo rwose ndabona amaze no gukura iyi ngombwa arakuze ngo tumushakire umugabo arakuze byamukuje nka byose arambwiye ngo araje yarari mu iki utuntu yaraje musenzi uriya mukobwa nawe nsigaye mbona atari shyashya nsigaye mbona atari shyashya rwose kandi banza utajya umuganiriza uramuganiriza aha aramutse bashakaga kukuganiriza nubwo usigaye winjira none nta no gusuhuza n'abantu usanzwe muri salo koko ariko nabasubiye ntabwo usuhuza ikinyabupfura gikuye rero kimwe cyane hari babona umaze kunanirana bigendamo gahoro bigendamo gahoro rwose okay usanzwe tuganira na mama wawe hari igitekerezo twari twagize ariko twagukingira iki gitekerezo rwose urabona twararebye tubona umaze gukura dufata umwanzuro wo kuba twagushyingira nubwo utabyakiriye neza se amasaha arafasha turazi kubiganira oya wakagombye kwandika dusubiza ukajya mu kazi wenda wadusubije ahubwo usigaye ufite igihunga cyinshi amasaha yamfashe ariko turagutegereje uze guteguka ndabanguka okay uriya mukobwa asigaye afite imyitwarire itari myiza ntabwo urimo uramugorora yarahindutse adahinduka se uri hehe adahinduka uri hehe ndamwari ndamuganiriza ariko siyumva niko sha David kera ntabwo mujya muganira mba mbona afite ibintu bya stress nyinshi ntabwo hanyuma se iyo muganiriye umwumva wenda afite intego ye nyine ngo hari agahungu bakundana agaki agahungu bakundana ukabambwira izo nkuru rero simbe neza ako gahungu kitwa nde nako kwande sabu nanjye ntabwo ari akambwira neza cyase sha muri Canada nta byaho buriya uyu ejo nangiye kujya ubu habuzeho gato ahubwo ntaribagirwa hari umuntu yari yambwiye ko nyine yari yapurayinze hano yari yambwiye ko ari buze uno munsi ubwo ntabwo nzi iriya nimba ari buze ariko yambwiye ko ari buze uno munsi ubwo wenda araza uraza kumubona njira uyu nguyu nakubwiraga bamwita Claude niwe wapurayinze hano bita ku bude ni n'abapuranzi muri kampani yanyu banegereza ibisubizo cyane nkabonye nakunze ukitanga
Ya. Akazi gusa nawe nari nkakeneye. ugende uzazinduke. Nzaze mu kazi. Nzakugurira imodoka nkujyana i Kigali numva ridanje. Karame boss. Cavuza tuno dukweto. Ujye mu kazi gira vuba dore amasaha yanjyanye. Tugire vuba kandi neza. Yego boss. Sawa. baranyirukana kabisa, ari umunsi wa mbere njya mu kazi. Shareka nihute kabisa ndebe ko nkagiramo vuba, ahubwo nasanga tayo muzafashe. Urabona ni umunsi wa mbere nari mu kazi, nagira ngo nyine munyereke uko akazi kanyu gakorwa ntangire mu. Ngiye kuba mwerekamo bikeya mubona ana iyi ngiyi ni project twari dufitemo hariya muri Canada. Urabona ko itararangira nyine ubwo ufite kuzarangira azakomerezaho azakomerezaho umwereke n'izindi hariya muri Muzenga mu Bwongereza harimo n'ibindi. Urabona nyine nta wa muntu wa muhanda uzana amapine nta kadaherutse. Ejo bundi nawe ubanje n'agafite ikibazo. Ugatangira ufite ubwonko nyine uzabona ubwitonzi by'amapine byo kubikurikirana. Noneho ikindi ko nawe nagize ni gukorana umurava. Ndakeka yarabikubwiye. Yarabisobanuriye. Ikibazo ukuntu ujya iki kibazo wagize umbaze nanjye n'ikindi ngo ubaze. Noneho hari buriya umuntu twirukanye wundi we yakunda kunywa inzoga ndetse ari kutanywa. Nyine niba unanywa warese. Ariko nyine ntabwo ndeba akazi n'akambere gakenewe cyane. Ubwo rero nyine ndakeka ariko hari harya yiyohereza kuri email. Yiyohereza nawe yimwereke ibyo si ngombwa se. Nawe yimwereke wabonye kumenya kambere. Ndabona yaje dore rero uzahera nyina aha nurangiza hakukomye amakuru yawe ihangane nyine n'ibyari bintunguye nanjye ni mwiza byiza pe byiza none se Udah serius turabona ka telefone kanjye nubwo ari gatana gasize mu rugo ka gatusha izi ngiyo nimero zanjye
07 nako ni 0 0 56 uzamamagara we gashu ndadara twa dukweto twanjye nambare shaka akazi kabisa idanje pe uno kazi ndabona kazadusiga imvune kabisa tuno dukweto genda dushyire handi izindi ziba hanyuma uhita uza tuganire kabisa idanje ahita tara tuganira ese wowe ubona akazi kagenda akazi karagenda ariko nyine imirimo ya hano iba yamvunaguye ese ko nzi ko hano nta kintu cyawe kivunanye uzi kumesa noneho biriya bikuvureri mfite ibikuvureri bikomeye pe urase birakomeye shaka mbona bidakomeye birakomeye ariko bose nawe rero washyiramo akantu kananyongeza amafaranga umemba ni make ni make pe urani make ni make shana reba ukuntu byiga ariko sinzi kabisa nawe uzareba ukuntu byigaho ataduceye n'uduke pe kugira ngo mbona ntabwo wagashengero kayo ni ibihumbi 15 ni buke urani buke ni buke cyane ubu sinzi nimba wumva ariko ntarebe nzareba ukuntu niyandahanda ndebe uko nakongeza byibura kugira ngo wishime ndabona wagira ngo sinzi kabisa bagize ngo hari ibindi bituma ubona umunaniro uba wanyishe hari ukuntu wenda navuga ati bose yanyigejeho nka 5 cyangwa 10 wenda nanjye nkazajya nkorana morale ntibira bikuvure nkazajya mpita birangiza rusuma ariko menya no waza jya umenya no ko byoroshye ntabwo uzajya kubwira ko bikomeye byihorere ariko se n'umuntu wese winjira hano abona nyine nacitse intege kandi ari ukubera reba ukuntu intoki byonyine zajemo ibisebe kubera biriya binuza ariko bose mbabona ukwiye no guhindura hari utuntu ukwiye guhindura hano mu rugo mutugize buriya reka niba wiga ubutuzi buriya tuzi nawe rwose nese mbaje kubibwira na kabiri kose hari abantu bamaze iminsi baza hano bakambwira ngo bose wari hehe ariko se buri gihe bahora baguhiga bagira ngo wishe umuntu pe ubona ubazi se mbona ari ibigabo binini by'ibida utamenya ibyabyo baba bareka buriya nabo ku kazi ntabwo ari abo ku kazi abantu bo ku kazi se abantu b'inshuti zawe ko nababonye ko mbazi ntabwo ari simbizi pe ntabwo nzareba ndaza kubaza numve ko mu nshuti zanjye hari iz'abazaza kundeba numve hari n'agakobwa gaherutse kuza aha ngaha gasa nkaho kashaka se kashaka karakumbajije da oya se karakumbajije ariko nawe sinzi ibyawe sinzi ukuntu umeze ntabwo ababebe wogirebaho ababebe se gusa wajya ubireba nyine urabona hari akana kamaze iminsi kashaka kungira nawe nyine urabyumva ngaho zishaka ukana uzakazane tukareba ako kana se naranumvise ngo karagutinya sinzi impamvu kagutinya ariko karanzi se gusa ni keza karanzi se simbizi imba kakuzi igihe karambwiye ngo karagutinya imba kakuzi ibyo nakazi rwose uzakazane tukarebe tunanywe n'akantu byibura bose nawe ko muzi ugeze ku rugi kanze ngukingurire ndaje
Ese neza. Akomeye. Iminsi myinshi. usigaye warahindutse Nyuma zagiye arakabitse ko nakabya uramuheruka kera urandutse nyine. Ndagaki ntabwo kabya ni karibu se. Merci. twari dukumburanye pe Ni ibibazo. Byari ibibazo bigenda bibaye rurerure. oya arakabya Ako se nta kintu cyo kumwogera ngo abanza dutemo. Icyaka ni icyorezo. Nabundi se dusigaye muri iyi minsi ntabwo amagana okay hagati aho nyine ikintu cyari kituzanye already yamaze kumbwira ko utakitaba kori ye nyine ibintu uri kugenda nyine bizambamo kandi sinzi nimba nahinduwe kuri nyina guhamagara mu murayi ndizira n'ibizuri by'igihugu. okay rero Kandi se nyine wazambye nka kanisa namba yanjye. Nimba sitakimenye ukabifite. Cyangwa ufite kandi kana ya nawe yaburese umva nyine urabona uyu nguyu impamvu iri tuzanye hano aha ngaha ntabwo wari uzi ko ndibuze gusura nyine naguhamagaye kuri konti kugira tugeze hariya hirya ubwo ngubwo nyine yambwiye ngo ntabwo nyine bikimeze neza kandi ngiye mu by'ukuri we warambwiye ko hari ukuntu nyine nawutinya rero uyu nguyu yavuye hanze ndakeka nawe ugeze abikubwira Nyinshi nimeze nabi. Nyinshi ni yavuye hanze aza ku kazi igihe icyo gihe muri iyo minsi wari urwaye aha noneho turamubwira ati sheri wa yararwaye arambwira ati shaka kuzajya kumusura atanambwira ngo usigaye muhamagara nyine ntibikunde ibintu nk'ibyo ngibyo atavuga ngo tugomba kuza kugusura rero nawe afite umunwa niyivugire ariko bameze neza nawe. Uze kuhapfuye iki? Niba se aracyanyumva mo mbere. Oya ibyo ntabwo nshaka kubyumva. Ntabwo nshaka kubyumva nyumvira. Sinari kubwira mwana. okay njye rero nari mbizi kandi narabikubwiyeho ko Njyewe warabimbwiye ngira ngo ni za story zawe mari ziri aho ngaho zuba. Nese nanjye wumvaga ndi kukubeshya kuko Ngira neza imeze gute gahunda zimeze. narabikubwiye ngo ufite undi muntu. Hanyuma njyewe ubwo ndi munsi y'inkweto zombi. Nsigaye nciriritse kuko ariko nayibona. Ndaza ngo ndahiriye ya masaha. okay njye rero ndi kumva Ntacyo wumvaho, ntacyo wumvaho. oya banza tuza wumve tuza nari. tuza Narabikubwiye. njye ndi kumva Bajya ntacyumvikana. kandi ujya kugenda mwari ntabwo mwari muri kumvikana neza ujya kugenda hariya Nari nabimubwiye. Naragusobanurira ikibazo. Ko ntabwo uri kucyumva. kandi nawe urabizi ukuntu witwara Uretse nitwaraga utangiye kwitwara nabi imbere yiwe Usohokana n'abakobwa bose ubundi. Nose ngewe mbonaga nicuruza. Ntabwo nicuruza. mani buriya n'abambesto kandi ugafi. Ababesto so mugafatana kuri mukajya mujya no koga ariko. None ababesto ni ibintu bisanzwe. Uriya ni besto kandi ugafi. Ntabwo byumva. Ngeze kuki tutarajyana. Tutigeze Nta nanjye mbonera buri munsi akazi kabaye akazi rwose ubwo. Bani sinzi. Hari ibintu nyine bizamuka. Byarandenze. Barakurenze. mva Derek we wicika nyine intege yakubwiye ko nta kibazo mugifitanye ubu yari amaze no kukwakira nk'inshuti ye ugomba rero kubyakira kuko nta kundi byagenda nimba yarabonye undi nyine we yarabonye utangiye kuzana wabishyizemo zagara tuza uzabona abandi ase ndabakobwa ntabwo duhari barahari benshi banenze. Imyaka maze ariko nkundana n'umuntu. Ntabwo wabyumva wowe mani we ntabwo wabyumva. ure nyine ihangana abakobwa barahari Kandi ngushye nyine none se bigenze gute ndakinyweraho. nyine Ntabwo ari byiza ntabwo ari sawa. Oya ni wowe wanenze. Umutima wanjye wowe first of all wagiye ukajya usohokana nawe best we ntumbaze ubwo ntabwo nzi amacuho Habe no kumva. uragenda
we nta na rimwe nari bwabone mwasohoka Okay, reka musohoka aho wari uri hanze atanye nawe wagiye wasenye ingo z'abantu. oya nawe ntabwo ukabyumva nabi Ndabambwira ababesto twasohokanye byiburahe n'umuzi izina rye. Mwese kuki na nyine utagera kubambwira baperezate ngo bamenye Nyine ababesto sibyo. Hari abo twahuriraga mu kazi nabaga nagiye. Sinjyeka ko nawe nta nabugira usa nta mubesto ugira. rero ku buryo ngiye twajya koga na se buri gihe twajya dusohokana mu kabari Yewe nigeze ari impamvu tujya z'akazi. dusohoka Nigeze ari impamvu z'akazi. Umuntu mugahurira ahantu man ziriya bonaga turi koga aho n'igikoga turi muri shooting turi gufata video dushyira ku status yacu n'ibintu. ukiri muri shooting ntabwo uriya mukobwa yavuze uriya umwe wundi uherutse kuza bakaza avuga ngo aramushaka ngo yabaje kumurebera hano yavuze yuko ibyo nabaga muri mata ari joke niko yatwibwiriye mubaze nawe arakubwira ntabwo ari ugusenga oya ibintu Maze nkamwe ukuntu byangiye sibyo ukuntu twabyangiye nimba yakijemo akarango sibyo reka myaki ariko nyine nawe yamenye ko urambabaje oya ntabwo ari ugukora nzite sibyo twari turababwiye turabona ni amahoro masi twabagiye imbere yawe ubwo ubwo umukobwa wanjye ntazi kwakira abashyitsi nyine byagenze bite se cyaka cyatwishe twahiganye none se ko tutabamenye bikaba njye banyita Najima nkorana na n'uyu mukobwa wanjye turakorana mu kazi njye tuba twanyambuze nyine njye manager akabasi ubwo ngubwo uyu nguyu ngo ni ex boyfriend uwo ni ex boyfriend wande w'umukobwa wawe mukomeze njyewe nyine nk'uko ari kugira amazina yanjye Ruganzu Deri Ruganzu Deri niyo mazina y'ababyeyi ukora iki akazi kanjye ni byinshi cyane umwe utujyanira amapine muri Korea mu bihugu bitandukanye ufite akazi nawe ni umwe muri kampani yacu mbese ushinzwe transport muri kampani nyine turakorana ukorana nabo ngaba turakorana ariko nyine mu gihe cyashize nyine kuko usibye uyu munsi sinzi ukuntu byagenze twari tubiriwe nyine twaje kuhakora kwa sisiteme ariko uyu munsi harimo akantu k'akazagaruka ukuntu sinzi ukuntu byagenze ariko nizere ko ufite imyitwarire myiza mfata si ndi muzima ntari ibintu by'amasirengesi uri kubikura sirenge se cyangwa ngeheshamo ushaka nyabyo no azebye reka mubwire aho isi igeze utagendanye nayo wanasiga izo nizo dukora turi kureba yo mu Rwanda ngeze ntabwo nsanga hameze byageza kwisanisha na sori nimba nabibangamiriyemo nyine oya nakutubangamira urumva urugo ni urugendwa sibyo twabagendereye twakwakiriye neza twakwishimiye nta kibazo murakoze kandi muzakomeze mudusure gukomeza ko bya ntabyo kubera iki umukobwa wanyu nta kantu ashyize mu gatarisa urabona papa ikintu cyatusanye hano twe uko tubona uku yahoze akundana n'uwo mukobwa wawe bahoze bakundana pe ubwo rero urukundo rwabo uyu yaje kujya hanze ara muri Korea agaruka nyine ibintu byose byarahindutse akajya amuhamagara akamubura sometimes yamwitabana ngo ari bize mu kazi uretse gatoya ngafite akazi ngo niwe ugiye muri amapine ngo muhehe muri Korea cyangwa se mu bindi n'ahandi hose afite akazi oya njyewe nabikunze kumva yuko ufite akazi buragenda nabyishimiye nawe kuba tukubonye tugize amahirwe twagira ngo tukubaze mbariza wenda nk'uyu nguyu nimba hari undi musore wenda yaba asigaye akundana n'uyu nguyu wenda kugira ngo mubaze rero nawe afite mukura buke nubwo amwishimiye cyenda ndabona afite imyitwarire myiza afite n'amafaranga urumva urabona nyine urabona cyane atwaye pe muri no mu rungano rumwe ukamumbye kumwishimira si byo iki akubeshya
yarakubeshye ntabwo ndi bubyumve ibyo ngibyo dukeneye kumva afite bivuze ngo uyu muhungu ntabwo umukunda ntabwo yankunda ngaho nyine umukobwa umukozi nkanjye akabona banyere ko boyfriend ufite wirirwa undatira ufite boyfriend okay niyo mpamvu ejo bundi twakubajije ngo tugushyingire wagize ngo tugenda utadusubije reka nkubwire ufite imyitwarire itari myiza ubigendemo neza ugomba gukundana n'uyu muhungu yego ibyo nibyo rwose mugomba gukundana njye niko negetse mbese nzakundana n'umuntu ndashaka wimbwira ibyo bindi njye ntabyo nshaka mugomba gukundana ntabyo bindi byo kumbwira ngo ufite boyfriend ntawe nshaka ugomba gukundana nande muri muti njye nanamwishimiye rwose ariko rero papa ufite imyitwarire myiza rwose mukomereza muri no generation y'iki gihe ntabwo ari ngombwa guhitiramo umukobwa cyangwa se umuhungu wo bazashakana ntabwo ari ngombwa rwose nubwo navuganira uyu nawe nkamuga kuvugana ariko njye ndikunga impande zose erega ibyo ntabyo kubiganira urashobora cyane ntabwo babyemewe guhitiramo nawe agomba kwihitiramo rwose njyewe uyu muhungu namwishimiye nibyo none kuki yamutaye reka duherekeze tuzagaruka tuje kubabwira reka muherekeze wigenda wenyine ntabwo uherekeze reka tukurenze irembo aho uri n'umukobwa wanjye mukomeze mukundane mwegere aho uri mukundane rwose Adam bimeze gute? Muraho neza? Mubera ariko? Muraho neza? Uko bivi nuko bukeye uba mwiza sha? Urakeye kabisa. Mufite story rero? zimwe neza Umukwe wanjye avuye hano. Wumvuye kumuherekeza? Ntabwo uzi story zirimo. Ashinzwe ibintu bijyanye na Dubai. Agiye ibintu nyine muri Dubai ibintu by'amapine sibyo niwe shaka ko ashyingirwa n'umukobwa wacu niwe shaka kumukingira aho birabina ari kuza mbwira bikiri bikibara turaza ko musitora afite kandi birabina ntabwo ndi kubyishimire ntabwo mbishaka aho byishimire igihoze cyangwa niko Keria nukusiga uza se Zisoni wazikuye mukuru Siko mwana wera kaje byagenze bite? Bikise? Ntabwo mwishimiye se? nakubwenge Reka rwose wengeye no kuvuga rwose izo ni story je ndimo ndumva ntabwo ibyo ntabwo ndi se uriya mukobwa agiye uriya muhungu je namukuza aho wowe kwita karo nyine katari neza uriya wundi urimo uravuga ntabwo mushaka sibyo? Wowe kundana n'uriya mutipe ufite amafaranga ntabwo wanze n'umuntu hano nashimye ngo ngiye mwemere kambareka mu byinyo maze kwitwara nabi hanzanye ko atajya gukoramo ese shema kubona ukuntu nyenye n'akazi nkora urabona iwanyu bari bunyemeye bazakwemera batanyemeye abakire ko mbona abakire nanjye mbabona nazi ibyabo kuko ushobora kubabwira n'akazi nkora ko ndi umukozi wo mu rugo n'ubu ngubu bosi ntahagaze aho bagiye oya nibanyanga nibyo narimo ndakubwira bashobora kubwira ziriya modoka zimaze kugera Dubai urumva ngomba kuba nakurikizayo hari ukuntu mbabona ntabwo uri kumbeshya birashoboka rwose reka turibuze kureba wenda ababyeyi ntabwo bamenya ibyabo bishoboka bite se mama yakana mama ahubwo ngewe ubwo mbashije kumirwa niko muko uyu ko atari umuhungu ejo bundi wazanye hano bimeze bite byanyu
Iyo naho niwe nakubwiraga. No. Niko mata. Niko, nundebe. Yaba. Dona umukobwa wanjye cyunga yazanye to ndebera rwose. Ibi ntabwo mbyumva ntabwo mbyumva we. Wana sote get. Java. Takasi. Bize muki we ntabwo mbyumva. Uyu ntabwo yagenda. Ntabwo urimo kubyumva neza. Ihute. Rukabise. Toka. Mubure Ntabwo wagisheri ntabwo wagenda. urabona iwanyu barangiza kandi Oya. nabikubwiye kuva kare. Bazabyemera ariko. Oya. Sheri niwo kuri ntugende ntuyabugenda. Oya, ibyo ntabwo kandi naherekanye mbikubwira. Ibi bintu njye ntabwo nabyumva. Bazabyemera. Twarana abana ariko. Twabana gute nta bushobozi mfite? Subiza se ko ufite akazi. Ndafite akazi. Akazi uragafite ariko njye nta kazi mfite. Nta n'amafaranga mfite. Akazi nkorora akazi. Ni akazi ko mu rugo. Nanjye mfite akazi ariko twabaho. Twakodesha tukabaho neza. Iwanyu babimenya. Batugira iki tuzajya hanze hano batazabimenya. Batazatubona batazadukurikira ngo batubone. Iwanyu urabona bafite amafaranga. Iwanyu bafite amafaranga. Kutugendaho ntabwo ni ibintu byoroshye cyane. Uya ntabwo bazabimenya. Tugenda tubane. Byemere mbabarira byemere. Sawa nta kibazo ndabyemera.